kuhita binjira muri ariya marushanwa nta mukino n'umwe bakinnye byari kugorana ku bihugu rero bitazajya mu gikombe cy'isi nabyo ni umwanya wo guprofita bigakina kuko niyo ya nyuma windi bihari imbere y'imikino ya qualification ibizaba mu ntangiriro za sezo ikurikiyeho u Rwanda kwa kabiri cy'imwe gitaha turamenya itsinda tuzaba turimo mu gushaka qualification y'igikombe cya Afrika kizabera mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba ku nshuro ya mbere nyuma y'imyaka myinshi kidaheruka ahangaha. Kenya, Tanzania na Uganda nibo bazakira iyi competition umwaka utaha hagati y'tariki 19 na 17 z'ukwezi kwa karindwi, 19 z'ukwa gatandatu na 17 z'ukwezi kwa karindwi. Amavubi rero akaba azaba ari mu itsinda rizamenyekana ku wa kabiri, ariko imikino ibiri ya gishuti turaza gukina n'ikipe y'igihugu ya Tanzania ndetse n'ikipe y'igihugu ya Comores. Akaba rero ariyo mikino ibiri aba bahungu ba Stephen Constantine bazakina mu kwezi gutaha. Ubwo ndumva ari ibyo ngibyo liste ubwo nayo irategerejwe mu gihe gitoya kugira ngo tumenye uko aba basore bahamagawe bizaba bihagaze. Ibyo nabyo ni byiza ngira ngo David, kugira ngo umutoza abonireho gutegura ikipe ye. Comores ndetse n'ikipe y'igihugu ya Tanzania ntabwo ari amakipe mabi. Zose ziri hejuru. Comores ni kimwe mu makipe amaze igihe afite consistency akiri igikombe cya Afrika. Tanzania nayo turabizi kubera gushyiramo imbaraga na vitesse iri hejuru mu rwego rwo kwitegura iby'umwaka utaha. Ubu umukino wose kuri buri serie kandi bagomba kwitegura neza nk'abantu bazakira. Kubona iyo mikino ibiri ni move nziza no kudasiba window nk'iyi ngiyi. Comores, Tanzania ni igipimo cyiza ku Mavubi. Igipimo cyiza ku Mavubi kuko bamaze iminsi bagerageza kwitwara neza mu gikombe cya Afrika. Imikino ibiri izabera mu bwami bwa Maroc, niho imikino izabera, ntabwo ari Kigali nk'uko mbere byifuzwaga. Aba basore ba Constantine bazakinira muri Maroc. Ntekereza ko nabyo ari byiza bwana She kugira ngo banatangire kumenyera gukinira hanze, kuko izo qualification tuzakinira dufite imikino 3 tuzakinira hanze, bajye n'ahandi barebe uko byaba bimeze. Byari byiza kuko hano twabonye imbere y'abafana byari byiza. Déplacement zose zimeze zite? Ese ahubwo icyo umuntu yamenya ruka byashoboka ko twakunguka abandi bakinyi bashya? Niyo question umuntu yakongera kibaza, kuko twabonye ko babiri cyangwa batatu twungutse hari icyo bongereye mu mbaraga z'ikipe y'igihugu. Kubera ko mbona niwo muvuno uri ku isi cyane cyane muri Afrika. Buri window yose usanga ibihugu byinshi bigerageza kunguka umukinyi waza mu bination, nabyo byaba ari byiza. Ariko muri rusange ku mutoza Constantine kugira match nyinshi kuri we mbere ya AFCON, kuko ngo tugiye mu noneho muri dossier nyirizina. Ubungu wakazi ke kagiye kujyamo kwa kundi ni mission nyirizina kuri we. Byo tuvuyemo byari ibintu byo kwitegura, byari imyiteguro mbese y'ibingibi tugiye mu bya qualification. Imyiteguro mbona yaragenze neza sofa. Ubu rero iracyakomeje, ariko urebye imyiteguro yo qualification za AFCON irasa nk'irimo irangira, noneho tugiye kujya muri qualification nyirizina. So ni byiza rero ku mutoza, ni byiza no ku ikipe y'igihugu, ni byiza even ugiye kureba baraduha icyizere bwoko ki. Iyo mikino ushobora kuvuga uti baraduha icyizere bwoko ki. Yego, ubwo rero ngira ngo ni ukureba ko twagira andi mayirima wa mugani se yakwiyongeramo, ariko rwego rwafasha Amavubi atari babandi bazaga mu minsi itambutse kuko bakeneye Amavubi ahubwo kuruta uko yo yaba bakeneye. Ibyo nabyo ni ibyo kuza kurebaho. Harimo akabazo k'abakinnyi kutishimira agahimbaza musiki kaciyemo, ibyo nabyo birahari. Hakazamo n'ikibazo cy'ibirarane by'abakozi b'ikipe y'igihugu, nabyo bidakemuka. Ibyo nabyo ntekereza ko tuzagira umwanya wo kubigarukaho. Ni inkuru BNB Kigali FM twabonye, ariko Ferwafa na Ministeri ntibarabitangaza. Ariko icyo cyo kirahari, yewe n'abakinnyi bamaze kubimenyeshwa ko iyo mikino ibiri izabaho hagati ya Tanzania Taifa Stars ndetse na Comoros.
tunategereje rero nk'uko nabibabwiye hejuru tombora nyirizina ku wa kabiri w'icyumweru gitaha yuko ibi bihugu 48 bizaba bigabanyije mu matsinda agera kuri 12 tukamenya uko bazatanira